Muri iyi si buri wese hari icyo yirukanka inyuma, inzozi, intego cyangwa ubuzima bwiza kurushaho. Gusa si bose bemera kwishyura igiciro cy'intsinzi, kuko ikibazo atari ukwiruka ahubwo nicyo birukankaho. Kuko nyuma y'intsinzi ubona haba hari ibigeragezo bikomeye, ibitambo byinshi, inzitizi zitabarika n'imihangayiko itavugwa. Aho hari igihe urugendo rugusaba imbaraga zawe wenyine, ukihagararaho, ukizera inzira yawe kabone n'ubwo yaba itumvikana ku bandi. Njye nize hode. Gusa mbere y'uko twimbika muri zino nama zigeze muri zirindwi wakwikiza mu buzima bwawe ugahinduka burundu bidatewe n'amahirwe, ahubwo ari wowe ubwawe ubyikoreye, ni iyi segonda rimwe reba aho hasi ukande subscribe kugira ngo inyigisho nk'izi ngizi z'ubwenge zijye zikugeraho mbere mu ba mbere. Bahaye ikaze. Ntabwo umuntu ukomeye kubw'impanuka, ahubwo ni kubw'icyemezo gishingiye ku mico yawe yubaka buri munsi. Mu gitondo isaha irasona, benshi bakabaduka bakabatuza amatelefone yabo bagatangira bagaskororinga bareba udukuru dusekeje, abandi basubiza ubutumwa bw'inshuti zabo, naho abandi bagahitamo gukora icyo umunsi wasaba. Ariko kuri nuko intsinzi itaza mu ijoro rimwe, ahubwo iza buhoro buhoro, intambwe ku ntambwe, binyuze mu myanzuro mito yubaka buri munsi nta guhagarara. Uhora wibaza impamvu bamwe bazamuka naho abandi bagasubira inyuma. Gusa nyamara si amahirwe, si n'impano, ahubwo biterwa n'imico yawe yubaka buri munsi. Muri iyi video ndashaka gusangira namwe imyitwarire ya buri munsi ifasha benshi kuba bava ku ntambwe imwe bakagera ku yindi, izana gahunda mu buzima bwa benshi, imbaraga mu buryo bw'imitekerereze n'imikorere ya buri munsi. Ese urambiye kugumya guhagarara hamwe kandi ushaka gutinyuka ibirenze? Niba kandi witeguye gufata ubuyobozi bw'igihe cyawe, ibitekerezo byawe n'ejo hazaza, biragusaba kunkurikira kugeza ku iherezo kugira ngo ubashe kuba wahindura byose. Icyambere, tegura umunsi wawe mbere y'uko utangira. Ntutangira umunsi wawe utawutangiye mu mutwe. Ibi bishatse kuvuga ko utagomba kwinjira na rimwe mu munsi utateguye. Ntukabyuka utazi icyo ugiye gukora, kuko iyo ubikoze ubuzima nibwo bukuyobora, kandi iyo nta gahunda ufite ntibikwiye ko nta wundi uyifite aho ngaho kandi witeguye gukora. Abantu benshi babaho bategereje icyo umunsi ukurikiye ubazanira, gusa ubwabo niba bashoboye kuwitegurira. Iyo babyutse bafungura amatelefone bagasakiranwa n'ibirangaza, gusa nyamara bakabyita ko ari bwo buzima, ariko siko biri. Kuko itandukaniro rikomeye cyane riri hagati y'umuntu uhagaze n'umuntu utera imbere ntabwo ari amafaranga, ahubwo ni gahunda iguha icyerekezo, ituze n'ubuyobozi bw'umunsi wawe. Ntabwo ukeneye amagana y'iminsi kugira ngo utere imbere, ahubwo iminota 10 gusa mu gitondo mbere y'uko ujya ku murimo cyangwa nijoro mbere y'uko uryama irahagije. Si ngombwa kwibaza 30 ugomba gukora ku munsi ukurikiyeho, ahubwo ni 3 gusa by'ingenzi maze ukabyandika ahantu, kuko iyo wanditse biba impamo, kandi iyo ari impamo biba bivuze ko bishobora no kugerwaho. Iyo gahunda igabanya stress maze igakora urujijo rw'igitondo, igatuma uyobora umunsi wawe aho kuyoborwa nawo. Ese wowe uzatangira kurangiza umunsi wawe mbere y'uko utangira, aho kugumya kuwusiga ku mahirwe gusa ryari? Tangira umunsi wawe ufite icyerekezo, intego n'imyitwarire mishya. Kuhitamo umunsi niwo utsinda uwo munsi. Icya kabiri, hugura intekerezo zawe n'ubwenge. Ubwonko bwawe buteye nk'ubusitani, bityo ushobora guteramo indabo cyangwa ibyatsi bibi. Gusa uko byagenda kose haba hari ikiri gukura. Ariko niba ushaka kugira ubuzima bufite agaciro, ugomba kugaburira ubwonko bwawe, ko ari wo mutungo ufite wonyine uruta iyindi yose. Uribwira uti nta mwanya wo gusoma mfite, ariko nyamara ufite umwanya wo kureba amateleviziyo, ibidafite ubumaro n'ibindi bisa bityo. Gusa nyamara icyo ubuze si igihe, ahubwo ni icyerekezo. Ubuzima bwawe buzahinduka igihe watangiye kwiga buri munsi gusoma ibitabo no kwimenyereza kubana n'abantu bafite ibitekerezo bishya. Kuko nk'uko umuntu atungwa n'ibyarya, niko n'intekerezo zikeneye ibizitunga buri munsi. Bityo rero ntusigere usiba igaburo ry'umunsi wawe, kuko ubwonko bwawe nibwo bugena uko ubona isi, uko wiyumva n'ibyo wemera ko bishoboka. Nusiba kubugaburira niko uzabaho ubuzima budafite icyerekezo. Nugaburira ubwenge bwawe, ibitekerezo byawe bizazamuka, imyitwarire yawe ihinduke n'ubuzima bwawe bubyungukiremo. Tangira n'impapuro 10 ku munsi, ubwo ni impapuro zigera ku 3640 mu mwaka. Kandi ukuri nuko ibitekerezo byawe bihindutse, imyanzuro yawe irahinduka n'ubuzima bwawe bugahinduka. Icyo gihe nibwo amafaranga, umubano, amahirwe n'ibyishimo nabyo bikugeraho. Niba ushaka kuba umuntu udahagarikwa ku ntego ze, gira umuco wo kugaburira ubwonko bwawe buri munsi, kuko ubwenge bwinjira mu buzima bwawe bukora ibyo motivation yonyine itakigezaho. Ukomeza umutima wawe mu gihe bigoye, bukakuyobora mu gihe inzira itumvikana, kandi bukakugarura imbere mu gihe ushaka guhagarara. None ikibazo ni iki? Ni ikihe gitabo cyawe cya mbere ugiye gutangiriraho? Fungura page ya mbere uyu munsi, ureke uyu munsi ubitangiro ry'ubwenge bushya, maze twubake ubwonko bufite ubushobozi bwo kubaka ubuzima. Icya gatatu, tegura umubiri wawe, ugenzure n'imbaraga zawe. Fata neza umubiri wawe, niho hantu honyine uzabaho ubuzima bwawe bwose.
Biroroshye kuvuga inzozi zawe n'intego, ariko iyo umubiri wawe unaniwe, ufite intege nkeya cyangwa witaweho nabi, na bya bitekerezo byiza byawe ntacyo biba bikimaze. Disipurine ku buzima bwawe ni disipurine yawe y'ahazaza, ntushobora kubitandukanya na hato. Ubwonko bwawe bukeneye umubiri ukomeye ubushyigikira, naho inzozi zawe zikeneye imbaraga zibuherekeza. Ntukeneye marato cyangwa gym ihenze, ukeneye gusa kugenda, kurambura umubiri wawe, gukora imyitozo yoroheje cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose kigukomeza mu rugero, kuko umuvuduko ubyara imbaraga n'imbaraga zigatera motivation. Fata umubiri wawe nk'imashini ikora, si nk'ububiko bw'uburangare. Uwuha ibyo ukeneye, uruhure neza, uwutunganye buri munsi. Iyo umubiri wawe ukomeye, n'ibindi byose birazamuka. Ibitekerezo byawe, icyerekezo cyawe, nuko wigaragaza mu bandi. Tangira n'iminota 20 ku munsi, kuko intego idafite imbaraga aba ari inzozi gusa. Icya kane, suzuma intekerezo zawe buri munsi. Intego ni nk'imyambi ikugana imbere, ariko igufasha gusa iyo uyibona buri gihe. Abantu benshi ntibatsindwa kuko badafite intego, ahubwo batsindwa kuko bazibagirwa. Bandika intego zabo bakanezerwa, hanyuma bakazishyira ku ruhande, bagatangira bakazita inzozi. Nyamara intego udasubiramo buri munsi isimburwa n'ibirangaza, gushidikanya ndetse n'urusaku rw'abandi. Akaba ariyo mpamvu mu gitondo mbere y'uko isi itangira kukuvugisha, uba ugomba gusubira ku ntego zawe. Zisome, uzitekerezeho, uzibone mu mutima wawe, unaziyumvemo, kandi wiyibutse uwo uri we n'aho ujya. Nibura hitamo intego 3 z'ingenzi, uzisubiremo buri munsi uko bwije n'uko bukeye, kugeza igihe zizavira ku mpapuro zikabasha kuba zahinduka ibikorwa byawe. Kuko kwibanda ku nzozi zawe nibyo bituma ugera ku butsinzi bwawe. Ugomba kuzishyira aho uzibona, kuri telefone yawe cyangwa aho uzireba buri munsi. Uko uzireba kenshi niko uzemera, kandi uko uzemera ni nako uzazigeraho. Icya gatanu, imenyereze gushima. Gushima si bigomba kugarukira ku marangamutima gusa, ahubwo ni umuco ugomba kwitoza buri munsi, kuko ibyo wibandaho nibyo byiyongera. Iyo wibanda ku bibazo birakura, wakibanda ku bibi bikarushaho kwiyongera. Ariko iyo wibanda ku byo ufite, n'ibyishimo byawe nta kabuza biraguka. Kubera ko abantu benshi babyuka batekereza ku byo babuze, akaba ariyo mpamvu ikomeye cyane ituma bumva ubuzima buhora bubaremereye. Kuko ntushobora kubaka ubuzima bufite agaciro n'intego igihe imitekerereze yawe yuzuye umujinya n'agahinda. Akaba ariyo mpamvu ugomba gutoza amaso yawe kubona ibyiza, kabone n'ubwo byaba bitoroshye. Buri gitondo andika ibintu 3 ushimira, hanyuma umunsi mushya, intekerezo zisobanutse, n'amahirwe yo kongera kugerageza. Kuko ibyo bihindura imitekerereze yawe, bigahindura imbaraga zawe ndetse n'uko abantu bakubona. Gushima biguha imbaraga zo kugera ku byiza, bikaguhindura uworoshye mu mutima ariko ukomeye mu buryo bw'imitekerereze n'ubwenge. Nuko rero shimira ibyo ufite mu gihe ukorera ibyo ushaka, kuko niko uzazamuka. Icya gatandatu, vuga amagambo afite intego n'ibitekerezo bizima. Amagambo yawe ni imbuto, igihe cyose uvuze uba uri gutera ikintu mu buzima bwawe. Ikibazo ni iki? Ese ni icyo uri gutera? Hari abantu bavuga ibyo gushidikanya, ku ntege nke no kwitotomba, hanyuma bakibaza impamvu ubuzima bwabo buhora buremereye. Ariko burya nuko amagambo yawe yubaka ukuri kwawe, ibyo uvuga bigahindura ibyo wemera, kandi ibyo wemera n'ibyo ubamo. Iyo ngiyo akaba ariyo mpamvu uba ugomba kuzamura ireme ry'amagambo yawe. Vuga amagambo meza yuje icyerekezo, intego, ubunararibonye n'ubugwaneza mu mutima. Hanyuma nyuma ya byose witondere uko wivuga wowe ubwawe. Kuko iyo uvuze ngo sinshoboye, murananiwe, cyangwa ngo nta kintu cyanjye gishoboka, icyo gihe uri kwishyiraho imipaka. Ariko iyo uvuga amagambo yuje ibyiringiro, kwizera n'amahirwe, ubuzima bwawe butangira kubigana. Niyo mpamvu buri munsi uvuga ijambo ryiza ku hazaza hawe, hanyuma wirinde gukoresha amagambo asobanura ibibazo byawe, ahubwo uyakoreshe kugira ngo ubihindure. Icya karindwi, tekereza bizima, hindura uko ubaho, kandi uhore witeguye. Reka ibyo byahise biba ishuri, aho kugira ngo biguhindukire gereza. Abantu benshi barangiza umunsi wabo bagwa mu buruhukiro, nta gutekereza, nta kwiga ku byabayeho, nta no gukura. Ariko nyamara niba ushaka guhinduka umuntu udahagarikwa ku ntego ze, ugomba kwitoza umuco wo kwitekerezaho buri munsi. Mbere yo kuryama ibaze ibi ngibi: ni iki ntakoze uyu munsi? Ni iki ntanogeje neza? Ndetse ni iki nzahindura ejo? Uko niko gukura gutangira umunsi ku wundi. Ariko ntuhagarikire ku gutekereza gusa, ahubwo kora, kuko nicyo kwiga bivuze. Fata amasomo yakuye mu makosa yawe, uyakosore vuba. Ntukajyana amakosa y'uyu munsi ejo hazaza hawe. Hanyuma witegure, ushyireho icyerekezo cy'umunsi ukurikiyeho mbere y'uko uryama. Ko iyo ugiye kuryama ufite icyerekezo, ubyuka ufite icyerekezo. Iminota 10 gusa yo gutekereza ku munsi wawe ishobora guhindura ejo hazaza hawe hose.
tugana ku musozo, burya intsinzi si umwanya umwe ukomeye gusa mu buzima, ahubwo ni imico mito mike yubaka umunsi ku munsi. Izi nama 7 ziroroshye cyane, ariko ni naho ikibazo kiri, kuko kenshi na kenshi ibintu byoroshye aba ari nabyo biba byoroshye kwirengagizwa. Ariko nyamara iyo ubikoze buri munsi nta guhagarara, bihindura byose, kuko icyerekezo cyawe kirazamuka, imbaraga zawe zikaguka, ubuzima bwawe nabwo bugatangira kugendera mu murongo umwe. Iyo ngiyo akaba ariyo mpamvu ugomba gutangira gake gake uhitamo icyo ugomba gukora. Nuko rero tangira uyu munsi wisubiremo n'ejo, kuko umuntu ugenzura imico ye ni nawe ugenzura ejo hazaza he. Ese ibi biguteye kugira intego? Nyandikira muri komenti.